Mukundwa, twongeye guhura kuri iyi platform Umucyo w'Isabato, ikanongeye gusuhuze mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Ubuntu n'amahoro Imana yacu itanga bukomeze kubana nawe. Nongeye kugira amahirwe kongerwa undi munsi, umunsi w'umugisha, umunsi wo kurushaho kunguka ibya Yesu nk'uko byanditswe mu ijambo rye. Muri rwa rugendo twatangiye ku itariki ya mbere y'uku kwezi, urugendo twise ukuri kw'iki gihe mu gitabo cy'umuhanuzi Danieli. Turi gusuzuma ukuri kw'iki gihe tugendeye mu gitabo cy'umuhanuzi Danieli. Ni rya jambo ryahanuwe kera rirushaho gukomera, kandi muzamugize neza nimuryitaho. Nicyo gituma mbinginga cyane ngo mwumvire ijwi ry'Uwiteka rivuga ibyo mbabwira, nibwo muzamererwa neza kandi ubugingo bwanyu buzarama, nk'uko amasezerano y'Imana yabisezeranye muri Yeremiya 38:20. Ndanezerewe ko Imana yari twongeye amahirwe, kurushaho kunguka. Turi muri wa mugabane wa kabiri twifuje kubamo wo kwiga ubuhanuzi ngo dusobanukirwe n'uko ibintu bimeze uyu munsi, mu kugira neza kw'Imana yimenyera iherezo mu itangiriro, yemeye ko tubimenye. Tugereho kongera gusubukura aho twasubikiye ejo. Twatangiye igice cy'ubuhanuzi, twiga igice cya kabiri cya Danieli. Ubu rero tugiye kwinjira mu gice cya karindwi cya Danieli. Mbere y'uko ndambura ibyanditswe byera kugira ngo dusubukure, reka nicishe bugufi imbere y'Imana, dusabe kuyoborwa n'Imana maze dukomeze. Data weda uri mu ijuru, uhabwe icyubahiro. Ngushimiye nanone yuko uduhaye andi mahirwe yo kuba mu ijambo ryawe. Twe turabaswa, ubwenge bwacu ni bugufi, ariko wowe witeguye kutwungura ubwenge ngo dusobanukirwe n'ibyanditswe. Turaje rero kugira ngo Mwuka Wera tuyobore. Ni ibyigisho bikomeye by'ubuhanuzi, ariko urashaka ko tubimenya, ni ibyahishuwe na Yesu Kristo kugira ngo tubisobanukirwe. Nuko rero ibyahishuwe ni ibyacu n'urubyaro rwacu n'abazadukomokaho, ibyahishwe n'ibyo byawe. Ubwo wabiduhishuriye rero, reka tubimenye. Ubuntu bwawe bukomeze kubana natwe kuva dutangiye kugeza dushoje. Niko gusenga kwanjye mu izina rya Yesu, amen. Danieli igice cya karindwi, tugiye gushakamo insanganyamatsiko navuze ngo ni ugusimburana ku bwami bw'isi ishaje. Ejo mu gice cya kabiri twabonye ibisa nk'ibyo ngibyo. Twabonye gusimburana ku bwami uhereye muri 606 kugeza uyu munsi turimo, ndetse gukomeza kuzageza iteka ryose. Iki gice cya karindwi nanone rero kije kutubwira ibisa nk'ibi. Icya kabiri, iki gice cya karindwi nicyo gitangira icyiciro cy'ubuhanuzi mu buryo bwimbitse bw'igitabo cya Danieli. Iki gice ndetse n'ibindi bice bizakurikiraho ni icyuzuzo cy'ibivugwa mu gice cya kabiri twasuzumye ejo, byerekeranye n'inzozi umwami Nebukadinezari yarose z'igishushanyo kinini kigizwe n'amoko y'amabuye atandukanye. Ibi bice birarushaho noneho kwimbika mu busobanuro bwagutse bw'icyo twabonye ejo. Nta handi tuzajya, buri rufatiro rw'ibyo twashinze ejo nibwo tuzakomeza gucukumbura, twibaza ngo twumve neza. Kimwe n'ibindi bice bigize iki gitabo cya Danieli, iki gice nacyo kiduhishurira Yesu Kristo. Haleluya. Twakomeje kubona Yesu muri buri ntambwe yose twateye, kandi iki gice cya karindwi nacyo kiratubwira Yesu. Ni igice cy'ubuhanuzi, kiravuga ibintu bikomeye, ariko nanone kirahamya Yesu Kristo. Kirotondera uko ingoma z'isi zizagiye zisimburana, uhereye kuri Babuloni, ukaza kwa Medi n'Abaperesi twarabibonye, ukaza ku Bagiriki, ukaza kuri Roma, kandi ku iherezo tugahishurirwa noneho Kristo nk'umwami wacu. N'ubundi nicyo ngicyo tuzabonamo. Muri cyo duhishurirwa igikorwa giheruka ibindi cyose dutegereje ku ndunduro y'ibyahanuwe, ubwo Yesu Kristo azahabwa ubutware n'icyubahiro n'ubwami, kugira ngo abantu b'amoko yose y'indimi zitari zimwe bajye bamukorera. Nicyo ngicyo iki gitabo kitubwira. Kiratubwira ko ubutware bwe ari ubutware bw'iteka ryose butazashira, kandi ubwami bwe ni ubwami butazakurwaho. Ubwo nibwo amasezerano rero yasezeranije amwizera azaba yuzuye. Genda usome muri Yohana igice cya 14:1, haravuga ngo nimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Mu rugo rwa Data hariyo amazu menshi, yaba adahari mba mbabwiye, ariko ubwo ahari ngiye kubategura ahanyu ngo aho ndi namwe muzabe. Ayo masezerano n'Imana yasezeranye azaba yuzuye rero, azaba yuzuye, kuko ubwami n'ubutware n'icyubahiro cy'ubwami bwose buri munsi y'ijuru bizahabwa ubwoko bw'abera. Haleluya. Ubwami bwayo ni ubwami buzahoraho iteka, kandi ubutware bwose buzajya buyikorera buyumvire. Ayo ni amagambo tuvana muri iki gice cya karindwi cya Danieli tugiye kubumbura mu kanya. Reka tujye muri cya gitabo rero, igitabo cya Danieli. Reka baze nkubutse igice cya kabiri, yuko ejo twarebye ibyishushanyo nari maze kuvuga. Umutwe wacyo wari izahabu,
kandi iyo zahabu yashushanyaga Babuloni. Igituza n'amaboko byari ifeza, iyo feza ibyo byashushanyaga ubwami bwa Medi n'Abaperesi, kandi umuringa wari inda n'ibibero byari umuringa. Uwo muringa washushanyaga Abagiriki, naho amaguru yari ibyuma, kandi ibyo byuma byashushanyaga Roma. Naho ibuye ritarimbuwe n'umwana w'umuntu ryashushanyaga Yesu Kristo, ahubwo tuzinjira muri Yerusalemu nshya, mu murwa w'Imana. Imana yacu yabwa icyubahiro. Muri Daniel igice cya 7 rero tugiye kwinjiramo noneho, ndagira ngo mfashe turambure Daniel igice cya 7. Muri Daniel igice cya 7 tubwirwamo ibintu bikomeye. Tubwirwa umutwe uvuga ngo Daniel arota inzozi, inyamaswa enye. Daniel arota inyamaswa enye. Mbese amabuye yarangaye. Twabanje kubona zahabu, twamaze kubona ifeza, twabaze kubona umuringa, kandi turabona ibyuma. No mu gice cya 7 rero turabwirwa ibintu bine. Turabwirwa iby'inyamaswa enye. Umurongo wa mbere tuvuga ngo mu mwaka wa mbere wo ku ngoma ya Belushazari umwami wa Babuloni, Daniel yarose inzozi, maze abona ibyo yeretswe ari ku buriri bwe. Aherako yandika ibyo yarose, arobanuramo ingingo zabyo zikomeye. Ni ryari? Ni mu mwaka wa mbere wo ku ngoma y'umwami Belushazari ari ku butegetsi. Nibo byibuka neza, ubwami bwa Belushazari bwahangutse muri 539, kandi icyo gihe yari amaze imyaka 14 ku ngoma. Ubwo ufate 539 wongereho 14, uraza kubona igihe izi nzozi z'umwami zabonetse, kuko zabonetse ryari? Mu mwaka wa mbere wo ku ngoma ya Belushazari. Mvuze yuko wongeraho kubera yuko mu gihe cyahise, muri kiriya gihe mbere ya Kristo, babaraga bakuraho umwaka, kugira ngo umenye ngo uyu mwaka wa mbere w'ingoma ya Belushazari wari ryari, ni ukuri buze kubigenza. Mu mwaka wa mbere wo ku ngoma ya Belushazari umwami wa Babuloni, Daniel yarose inzozi, maze abona ibyo yeretswe ari ku buriri bwe. Aherako yandika ibyo yarose, arobanuramo ingingo zabyo zikomeye. Ntabwo ibintu byose Daniel yeretswe tubibwirwa muri iki gitabo cya Bibiliya mu gice cya 7, kubera ngo yarobanuyemo iby'ingenzi bikomeye. Tuzaza kubona ko byanamuteye ubwoba, biramubabaza cyane, bimutera kumirwa, ariko yarobanuyemo iki bike cyane. Ariko dushima Imana yuko igice cya 8 nacyo kizagaruka kuri bwa butumwa, igice cya 9 kizagaruka kuri bwa butumwa, igice cya 10 kugeza cya 12 bizagaruka kuri bwa butumwa. Ayo nandi mayerekwa yagiye abona, kandi agaba ubusobanuro buruseho. Twiringiye ko iby'Imana yeretse Daniel muri izi nzozi yagize ku mwaka wa mbere wo ku ngoma ya Belushazari atabashije kwandika, kuko yarobanuyemo iby'ingenzi bikomeye. Ibyo atanditse nizeye yuko Imana yongeye kubimuhishurira mwerekwa tuzabona mu gice cya 8. Naho rero izo nzozi zagaragaye mu mwaka wa mbere wo ku ngoma ya Belushazari. Murongo wa 2, nuko Daniel aravuga ati, mu byo neretswe nijoro nagiye kubona mbona imiyaga 4 yo mu ijuru ihubukira ku nyanja nini. Mu byo neretswe nijoro nagiye kubona mbona imiyaga ingahe? 4 ihubukira ku nyanja nini. Muri iyo nyanja bigenda gute? Umurongo wa 3, muri iyo nyanja havamo inyamaswa nini enye zidasangiye ubwoko. Reka twibukiranye amagambo ya Uriah Smith atubwira ko imvugo yose ya Bibiliya ikwiriye gufatwa uko yanditse, mu buryo buri literary. Niba bavuze inyanja ni inyanja, niba bavuze inyamaswa ni inyamaswa, keretse gusa igihe hari impamvu yumvikana yadutera kuyifata nk'izimiza, iri figurative. Imvugo yose igaragaye ko yafatwa nk'izimiza, kandi igihe tumaze kuyibona mu byanditswe ikwiriye gusobanuzwa indi itazimiza, kubera ko ibyanditswe ubwabyo nibyo bigomba kugenza gute? Kwisobanura. Twarabibonye yuko tugomba gufata hano bikeya, ahandi bikeya, gutyo kugira ngo sobanukirwe n'ibyanditswe byera. Nuko niba duhuye n'imvugo izimiza, iri figurative, reka tujye gushaka indi itazindimiza, iri literary, kugira ngo tubashe gusobanukirwa byose nk'uko Imana ibishaka. Tumaze kubwirwamo amagambo akomeye muri iyi mirongo 2. Tumaze kubona ko Daniel yeretswe iki? Yeretswe imiyaga 4 yo mu ijuru ihubukira ku nyanja nini. Ubwo harimo imiyaga, harimo inyanja, kandi muri iyo nyanja havamo inyamaswa nini enye zidasangiye ubwoko. Reka some amagambo akomeye ari mu byashu gice cya 14 umurongo wa 15. Hatubwira ngo ukize, nuko arambwira ati, ya mazi wabonye wa maraya yicaraho niyo moko n'amateraniro y'abantu n'amahanga n'indimi. Mu yandi magambo, igihe ijambo ry'Imana rivuze inyanja,
Igihe rivuze amazi menshi riba rivuze ahantu hatuwe n'abantu benshi, ahantu hatuwe n'amoko atandukanye, amateraniro y'abantu, amahanga n'indimi zitandukanye. Murumva yuko noneho tubashe gusobanukirwa iyo bavuze ngo neretswe inyanja. None si iby'imiyaga byo bivuzwe n'ibi turabisobanukirwa dute? Reka tujye muri Zakariya, igitabo cya Zakariya igice cya 7 umurongo wa 14, aho dusomamo amagambo akomeye cyane. Haratubwira ngo ahubwo nzabatatanisha serwakira bajye mu mahanga yose batigeze kumenya serwakira. Mu yandi magambo, inyandiko yera yagiye igaragaza ibibazo by'intambara n'impuha zabyo no guterana kw'abami mu ntambara zitandukanye nk'imiyaga. Ubwo nanone turaza gusobanukirwa icyo imiyaga bisobanuye. Yahukiye mu nyanja, ni ibibazo by'intambara, intambara zo kwigarurira ibihugu. Imiyaga yaraje ubukira mu nyanja, imiyaga ingahe? 4. Birumvikana ko hagiye habaho intambara nyine uko ubwami bugiye gusimburana n'ubundi, kugira ngo bigende bite, kugira ngo bihubukire muri ya moko y'abantu benshi. Ariko ntabwo turasobanukirwa iby'izo nyamaswa. Daniel warabisobanura, igice cya 7 nicyo turimo. Reka dusome umurongo wa 17 atubwire ibyo umwami Imana yasobanuriye umugaragu wayo, abaza iby'ubusobanuro bw'izi nzozi. Umurongo wa 15 igice cya 17, ugiyeho Daniel ibyo neretswe bintera agahinda mu mutima, birambabaza cyane. Nyuma negera umwe muri mu bari bahagaze aho, mubaza amashira cy'inyuma y'ibyo byose, arabimbwira ansobanurira impamvu zabyo. Ati, izo nyamaswa nini uko arenye nibo bami 4 bazaduka mu isi. Amen. Ubwo inyamaswa ni abami, n'ubwami. Imiyaga ni intambara. Inyanja ni amoko menshi. Ndumva bisobanutse. Kandi naho umurongo wa 23 usubiramo iri hame ry'uko inyamaswa ari ikibazo cyerekeranye n'ubwami. Umurongo wa 23 uratubwira ngo iyo nyamaswa ya 4 izaba ubwami bwa 4 ku isi. Izaba ubwami bwa 4 ku isi. Ijambo ry'Imana rirasobanutse. Rijya rikoresha imvugo iri figurative kugira ngo ibintu birusheho kumvikana, tumenye imiterere yabyo. Ariko naratangaye igihe nitegerezaga imibereho y'abatuye isi n'uburyo bagiye bashonyagiza cyangwa se bafite uyu muco rusange wo kwisanisha n'inyamaswa. Uzi ko ibihugu byinshi byisanisha n'inyamaswa. Kindi rebe Leta Zunze Ubumwe za Amerika uzasanga zifite inyoni, ikinyoni kinini cyitwa ikizu cyangwa se eagle. Kindi rebe Tanzania uzasanga ifite giraffe. U Rwanda narwo bambwira yuko rufite ingwe nk'ikimenyetso cy'ubutware bwaryo bw'u Rwanda. Ubwongereza bufite intare nk'ikimenyetso. DRC abaturanyi bacu Kongo ifite okapi, inyoni igisimba cyitwa okapi giteye nk'ihene mu buryo runaka. Ibyo byose biratwereka yuko atari ibintu by'inzaduka, atari n'igitutsi. Hari abantu bumva ngo tuvuze ko buriya bwami bwajyanijwe n'inyamaswa ivugwa mu byanditswe byera, maze bakumva tubise inyamaswa. Koko oya, ntabwo ari cyo bisobanuye, kuko abatuye isi ubwabo bishimira kuba bakwisanisha n'inyamaswa. Harya Abanyarwanda bo mu mico yabo y'amoko yose atandukanye y'Abanyarwanda, Abagesera, Abanyiginya, Abega n'abandi, nta bisimba bafite bigiye bihagarariye amoko yabo. Niko bimeze, niko amateka yacu ateye. Kandi tujya no mu Barundi nabo turasanga ari uko, n'ayandi moko atandukanye y'abatuye isi. Ntabwo ari igitutsi kuba aba bantu Imana ibise ko iyi ari inyamaswa iteye nk'intare. Ndabyibuka umunyeshuri twiganaga yari umuskuti, bamwitaga hirondere. Bahereye kuki? Bahereye kuri icyo gisimba nyine bamwitiriye mu muryango w'abaskuti. Umuryango w'abaskuti nawo ujya ugerageza gutanga icyo bita toteme ku bantu bakurikije imico yabo, ubunebwe, ubushabuka, amahane, ubwitonzi n'ibindi, bumenyi n'ibindi, maze bakagira agasimba bamusanisha nawe kugira ngo kamubere toteme. N'ibyanditswe byera rero ntabwo byagiye kure y'ibyo, kandi ibyo bintu ntabwo ari igitutsi. Igihe tuvuze ngo buriya butegetsi bwageranijwe n'inyamaswa yaturutse mu nyanja ivugwa mu byahishuwe, ntabwo kiba ari igitutsi. Hoya, ntabwo kiba ari igitutsi. Ndabyibuka hano mu Rwanda
umuryango uyoboye ubutegetsi, parti politique uyoboye ubutegetsi, yigeze gukora isabukuru y'imyaka 25. Umuhanzi umwe ntari buvuga ariko ahari abantu baraza kubyibuka, yabahimbiye indirimbo avuga ati wantarewe wamaye agaciro. Icyo gihe bavugaga iki? Yavugaga ya parti politique, ya muryango wa politique, ishyaka ry'ubutegetsi ko ryamuhaye agaciro. Ariko ntabwo yavuze ngo washyaka we, ntabwo yarivuze mu izina, ahubwo yavuze ko ari intare. Kubera iki? Bafite ikimenyetso cy'intare nk'ikimenyetso cyawo. Ngira ngo ibyo bintu birasobanutse, ntabwo ari igitutsi na gatoya kumva yuko ijambo ry'Imana rikoresheje inyamaswa rishaka kuvuga ubwoko bw'abantu runaka, ubwami runaka bwigaruriye isi igihe runaka. Ntabwo ariko bimeze. Kandi rwose ndagira ngo nkubwire ko Yesu Kristo yitwa umwana w'intama, si byose? Yesu Kristo yitwa umwana w'intama watambwereye ku muremwa kw'isi. Nyine bitewe n'imiterere y'inyamaswa dushaka gusanga ibiranga ubwo bwami ari bibi. Nicyo gikwiye kutubabaza. Ntabwo dukwiye kubabazwa nuko biswe iyo nyamaswa, dukwiye kubabazwa nuko bafite imiterere nk'iyo ngiyo, kuko nibyo byatumye ijuru rihitamo iyo nyamaswa kugira ngo igenze gute, iba represent. Umurongo wa 3 batubwiye ko muri iyo nyanja havuyemo inyamaswa enye zidasangiye iki? Zidasangiye ubwoko. Kandi tumaze kubona yuko izi nyamaswa aribo bami bane bazaduka mu isi, kandi inyamaswa ya kane ni ubwami bwa kane buzaduka mu isi, nk'uko marayika yabisobanuriye Danieli muri izi nzozi turi kwitegereza muri aka kanya. Danieli igice cya 7 niho turi. Umurongo wa 4, ya mbere yasaga n'intare ifite amababa nk'ay'ikizu. Ya mbere yasaga n'intare ifite amababa nk'ay'ikizu. Nyihanga amaso kugeza aho amababa yayo ashikurijwe igagarikwa ku isi. Ihagarika amaguru yemye nk'umuntu kandi habwa umutima nk'uw'umuntu. Nakubwiye ngo uko tujya mbere twunguka ibindi bintu bishyashya. Ubushize twabonye igishushanyo Nebukadinezari yarose, kandi umutwe wacyo wari zahabu, byagarukiye aho ngaho. Ariko noneho bongeye kugaragaza iyo zahabu twabonye muri Danieli igice cya 2 ije gushushanywa nk'intare. Ariko ntabwo barekeye aho gusa, ahubwo bavuza imiterere y'iyo ntare. Iyi ntare yari ifite iki? Yari ifite amababa nk'ay'ikizu. Bivuze ngo ikizu ni imwe mu nyoni ziguruka cyane, yaragurukaga cyane. Nkomeza kwitegereza kugeza aho amababa yagenje gute, ashikurijwe, ihagarikwa ku isi, ihagarika amaguru yemye nk'umuntu kandi habwa umutima nk'uw'umuntu. Ibintu byaje guhinduka. None intare yatangiye yivuga mu buryo budasanzwe, ifite amababa iguruka, ariko amababa yaza kugenza gute? Gushikuzwa. Amababa yayo aza gushikuzwa, ihagarara nk'umuntu, ifite n'umutima umeze gute? Nk'uw'umuntu. Mbese intare ninde? Twavuze ngo iby'Imana igihe bidasobanukiye muri uyu murongo bizasobanukira mu wundi. Nitujya mu buhanuzi bwa Yeremiya yavuze iby'iyi ntare. Reka dusome Yeremiya igice cya 4 umurongo wa 7. Haratubwira ngo ukise intare yasohotse mu kibira cyayo, kandi umurimbuzi w'amahanga yarahagurutse, aviwe abazanywe no guhindura igihugu cyawe umwirare. Mbese n'igihe igihugu kibasiwe mu gihe cya Yeremiya ni igihugu cy'ubwoko bw'Imana, Yerusalemu. Turabona intare ihagurutse nyine, kandi twarabonye icyo gitero muri Danieli igice cya 1 uhereye ku murongo wa 1 n'uwa 2, ku mwami Nebukadinezari yateye Ubuyuda kahagota. Amaze kuhagota arahasenya, asahura ibintu byo mu nzu y'Imana bijyana Yerusalemu. Uburyo rero Yeremiya yabivuzemo, yaravuze ngo ni intare isohotse mu kibira cyayo, kandi yari umurimbuzi w'amahanga, yarahagurutse, aviwe azanywe no guhindura igihugu cyawe umwirare. Nuko byagenze. Nanone Yeremiya asubiramo aya magambo muri Yeremiya 50 umurongo wa 17, ndetse ndasoma n'amagambo mu wa 44. Aravuga ati Isirayeli ni intama yazimiye. Isirayeli ni iki? Ni intama. Ubwoko bw'Imana bujyanijwe n'intama, cya gihugu cy'abana b'Imana. Isirayeli ni intama yazimiye. Intare zaramwirukanye. Ubwa mbere yariwe n'umwami wo muri Ashuri, none ubuheruka Nebukadinezari umwami w'i Babuloni yamuvunnye amagufwa. Dore arazamuka ameze nk'intare uwo mwami w'i Babuloni. Mbese noneho Babuloni koko ntigaragaye yuko yajyanijwe n'intare mu buhanuzi bwa Bibiliya? Biravugwa mu magambo yabyo neza neza, birasobanutse rero. Ariko ngo iyi ntare yari ifite amababa ameze nk'iki? Amababa nk'ay'ikizu. Ese aya mababa nk'ay'ikizu yo arasobanurwa gute? Reka tujye mu buri Habakuki igice cya 1 umurongo wa 6 n'uwa 8.
Habakuki 1:6 turasoma ngo kuko mpagurukije abakarudaya bwa bwoko bukaze kandi buhutiraho ngo bakwire isi yose bahindure igihugu kitari icyabo. Umurongo wa 8, n'amafarashi yabo arushingwe imbaraga kandi arusha amasega asohoka bwije gukara. Abagendera ku mafarashi babo bagenda birata, nukuri abagendera ku mafarashi babo baturuka kure, baguruka nk'igisiga cyihutira gushiha inyama. Ese mwabyumvise abakarudaya ni bande? N'ubwoko bw'Ababuloni, twarabubonye. N'ubwoko bw'abakarudaya nyine abanyababuloni. Ngo barihuta bakaguruka nk'igisiga kimeze gite cyihutira gushiha inyama, barihutaga cyane. Ariko igihe cyarageze ngo twabibonye, Nebukadinezari aratanga, kandi igihe yari amaze gutanga yasimbuwe n'umuhungu we Evil-Merodake wafashe ubutegetsi, maze nyuma y'igihe gito aza kugambanirwa arica. Uwo nawe yaje gusimburwa n'uwitwa Nerigrisare twarebye amateka, ategeka imyaka 4 gusa, maze nanone agenza gute? Aratanga. Twaje kubona ko umuhungu wa Nerigrisare nawe yishwe nyuma y'amezi 9 gusa yicaye ku ngoma, maze na Bonidusi afashe ubutegetsi nawe bisa nkaho agiye gushyira ibintu ku murongo, aza gukora ikosa, ahereza ubutware bw'umurwa we wa Babuloni umuhungu we witwa Berushazari, twaramuganiye mu buryo bw'umwihariko, maze yegurira umurwa wa Babuloni uwo gutwarwa n'uwo muhungu we udashobotse, utwawe n'iraha no kwinezeza, nuko bishyira iherezo kuri Babuloni, maze ku ndunduro Babuloni yagenza gute? Irasenyuka. Urumva yuko igihe Nebukadinezari yari akuweho, bisa nkaho yamaba yari amaze kugenza gute, yari amaze gushikuzwa, ubutegetsi butakihuta, butakigarurira abami, oya, ahubwo batangira gucika intege kugeza ubwo ubundi bwami bwaje. Umurongo wa 5 atubwira ababasimbuye. Turabizi neza yuko ubwami bwa Babuloni bwahereye muri 605 bugeza muri 539. Nibwo bwami bwageranijwe n'umutwe w'izahabu muri Daniel igice cya 2, kandi bwongera kugeranwa n'intare yo muri Daniel igice cya 7. Umurongo wa 5 w'igice cya 7 cya Daniel. Reka twongere dutere indi ntambwe. Ndongera mbona indi nyamaswa ya kabiri isa n'idubu yegutse uruhande rumwe, kandi yari itambitse imbavu 3 mu mikaka yayo. Barayibwira bati byuka uconshomere inyama nyinshi. Ngo ubwami noneho bwadutse busa nk'iki? Busa n'idubu, kandi iyi dubu ntabwo batubwiye ko ari idubu gusa, ahubwo batubwira n'imiterere yayo, nuko yegutse uruhande rumwe, kandi ikindi kigaragara nuko mu kanwa kayo hatambitsemo imbavu 3 mu mikaka yayo. Maze barayibwira bati byuka uconshomere inyama nyinshi. Ubu ni ubwami bw'Abamedi n'Abaperesi nk'uko twamaze kubibona muri Daniel igice cya 2, kandi ni ubwami bwagereranijwe n'iki? Ni ubwami bwagereranijwe n'ifeza. Igituza n'amaboko byari ifeza. Dusubiye inyuma muri 603 mbere ya Kristo, Daniel yabwiye Nebukadinezari ati uzakurikirwa n'ubundi bwami. Ashobora kuba atarumvaga neza iby'ubwo bwami buzamusimbura, ariko ubu noneho nyuma y'imyaka 50 ibyo bibaye, twe turabisobanukiwe. Muri 553 mbere ya Kristo n'ubundi ari wo mwaka wa mbere wo ku ngoma ya Belshazari, uwo Daniel yarose mwizi inzozi muri 553. Yego, habaye impinduka zikomeye mu mitegekere y'i Babuloni. Ubwo na Bonidusi yeguraga iki? Umuhungu we udashoboye ubutware bwa Babuloni. Ni muri uyu mwaka kandi 553 bisa nkaho bihuriranye, nibwo Kuro wasimbuye Sekambise ku ngoma y'ubwami bw'Uperesi yari ahanganye na Astyages umwami w'Ubumedi. Iki gihe byagaragaraga bikomeye ko ubu bwami bwari burimo kuzamukana umuvuduko cyane, kandi niko byaje kugenda koko. Ubwami bw'Abaperesi abuhuriza hamwe n'ubw'Abamedi. Urabona ko habayeho no gushyingiranwa, twarabibonye yuko Dariyo yari sebukwe we, nuko abihuriza hamwe. Byaragaragaraga rero igihe uno mugabo witwa Belshazari yajyaga ku butegetsi, n'ubundi hari umuvumba wo kuzamuka ku bundi bwami budasanzwe, ubwami bw'Abamedi n'Abaperesi. Hari ikindi batubwiye muri Daniel igice cya 5, nuko iyi dubu yari itambitse imbavu 3 mu mikaka yayo. Ese ibyo bisobanuye iki? Ariko reka tubanze turebe yuko iyi dubu ngo yari yegutse uruhande rumwe. Uruhande rwari rwegutse n'uruhese n'uruhande rw'Abaperesi. Ifite impande ebyiri, ariko rumwe ruregutse kuruta urundi. Bivuze ngo rumwe ruragaragara rurakomeye cyane kuruta urundi. Uruhande rwari rwegutse n'urw'Abaperesi,
kandi urutegutse ni urw'Abamedi. Ariko kandi ngo hari n'imbavu eshatu zigenje gute, zitambitse mu mikaka yayo. Mu gutegeka ngo byuka uconshomera inyama nyinshi, byari gihamya cy'imbaraga zirimbura z'imbavu eshatu zari zitambitse hehe, muri iyo mikaka y'iyo nyamaswa, zerekana amajyambere y'ubu bwami mu gihe cyakurikiyeho. Nyuma y'imyaka 7 uhereye muri ya 553, ubwo tugeze muri 546, umwami Kuro wa kabiri yigarura igice cya Lydia na Sardes. Iki gice kimaze gufatwa, byahindutse iherezo ry'ubwami bwabarizwaga muri Aziya ntoya. Urwo ni urubavu rwa mbere. Ibyo nibyo byashushanyaga urubavu rwa mbere, ni igice cya Asia Minor, Minor Asia, Aziya ntoya. Icyo ngicyo babagenje gute, barakigaruriye. Nanone dusobanukirwa neza uko Kuro yigaruriye Babuloni muri Danieli muri gice cya 531 twarabibonye yuko ubwami bwa Barushazari bwaje kunyagwa muri bya birori. Maze rero iyo Babuloni nayo n'urundi rubavu rwari rutambitse muri ya mikaka ya Yadubu. Amateka atubwira ko Kuro atabashije gufata Egiputa nkuko byari mu mugambi we, ariko kandi byatewe nuko yaje kugwa mu gitero yarahanganyemo n'Abasiriya muri Kanama 530, ubwo abagiye atashohoje umugambi we. Nyamara nyuma y'imyaka 9 cyangwa 10 yaje kwigarurira, nyuma y'imyaka 9 cyangwa 10 yigaruriye Babuloni, Kuro yahise asimburwa n'umuhungu we Kambise, ari we wateguye neza urugamba rwo gutera Egiputa mu gihe gito yari amaze ku ngoma. Maze Egiputa nayo ijya mu maboko yande y'Abamedi n'Abaperesi muri 525. Nuko ubwo rero Egiputa nayo ni iki? N'urundi rubavu rwari rutambitse muri ubu bwami bw'Abamedi n'Abaperesi. Aho hantu hatatu, utwo turere dutatu bigaruriye, Aziya ntoya, Babuloni, Egiputa, bari bakomeye nabo bagaragaraga ko baba ari abantu bazashyiraho ubundi butegetsi budasanzwe. Iyo niyo mikaka itatu. Izo nizo imbavu eshatu zari zitambitse hehe, mu mikaka y'Idubu. Maze ubwami bw'Abamedi n'Abaperesi buragenda mu bwami bugenje gute, ubwami bukomeye bwaje kuhurizwa hamwe rero bwitwa ubwami mpuzabihugu bw'Abaperesi. Ubwami bw'Abamedi n'Abaperesi bwategetse muri 539 nyine, igihe bwari bumaze gukuraho bw'Abaroma bwamaze gusenyuka, kuko ubwami bw'Abaroma aribwo bwari buri kurivora muri icyo gihe. Maze buragenda bugeza muri 331 mbere ya Kristo. Umurongo wa 6 tubwira icyakurikiyeho. Hanyuma y'ibyo mbona indi nyamaswa isa n'ingwe, ku mugongo wayo yari ifite amababa 4 asa n'ay'igisiga, kandi yari ifite imitwe 4 ihabwa ubutware. Ibyo bisiga twabibonye ntabwo tugenda kubigarukaho, ni ubwihute cyane. Mbese ubu bwami bwageranijwe n'ingwe buje busimbuye Idubu ni bwami ki? Twarabibonye yuko ubwami bwasimbuye Abamedi n'Abaperesi ari ubwami bw'Abaki, ari ubwami bw'Abagiriki. Tubona Alexandre Mukuru uzwi cyane kandi usobanukiye amateka y'abatuye isi, ko ari we waje kwigarurira ubwami, bwaje gusenya ubwami bw'Abamedi n'Abaperesi, ashinga ubwami bw'Abagiriki. Ariko ngo iyi ngwe yari ifite imitwe ingahe? Yari ifite imitwe 4 ihabwa iki? Ihabwa ubutware. Tuza amaherezo y'ubwami bw'Abagiriki yuko uyu mwami w'Abagiriki witwa Alexandre Mukuru amaze gushinga ubwami bw'Abagiriki yaje gupfa imburanyihe, ndetse yishwe na malaria. Amaze gupfa yasimbuwe n'abagenerale bafatanyaga urugamba mu kwigarurira ibihugu. Ndagira ngo mbwire yuko uyu mugabo yagendaga adakoze ibirenge hasi, koko yihutaga nk'ingwe, akaguruka nk'iki? Akaguruka nk'igisiga. Ntabwo yatangirwaga rwose. Yigaruriye igihugu mu gihe gito, yari afite imyaka mikeya, ariko aza kurogowa nuko yaje gupfa mu buryo butunguranye. Amaze gupfa, bwa butegetsi bwe bwagabanywe abagenerale 4 bagaragara cyane. Abagenerale 4 ni bande? N'uwitwa Cassandre, n'uwitwa Symmachus, n'uwitwa Ptolemy, n'uwitwa Seleucus. Maze bwa bwami bw'Abagiriki busa nkaho bugabanijwemo intara 4 zifitwe n'aba bagenerale babo, kandi buri wese ashaka kugenza gute, ashaka kwigenga. Wanditse kuri aya mateka avuga kuri uyu mugabo witwa Alexandre Mukuru, n'umugabo witwa Theodore Munson. Theodore Munson yaje kwandika ibyabasimbuye uyu Alexandre Mukuru, avuga ngo buri wese yatyarizaga inkota gutema mugenzi we, maze igihugu kigwa mu kadurovayo.
nuko icyo cyatumye rero biteguririza izindi nzira, tuza kubona icyakuriye cyo ku murongo wa 7. Hanyuma y'ibyo nitegereje mu byo neretswe nijoro, mbona inyamaswa ya 4. Inyamaswa ya 4 yagombaga kuzamuka, kandi itariki nyayo tuzirikana yo kuzamuka kwayo ni itariki ya 22 z'ukwezi kwa gatandatu mu 168 imbere ya Kristo. Twarabivuze ubushize tuvuga ibya cya gishushanyo Nebukadinezari yarose mu ntambara yabereye Ipidina. Ingoma mpuzabihugu ya Alexandre yarahangutse nyuma y'imyaka 144 uyu mugabo Alexandre mukuru apfuye. Ubwo bisobanuye ko guhera muri 331 kugeza mu 168 isi yose yari iri munsi y'ubutware bw'Ubugiriki, ariko 168 hageze ubwami bw'Ubugiriki bugenza gute? Bushyirwaho iherezo. Murongo wa 7. Hanyuma y'ibyo nitegereje mu byo neretswe nijoro, mbona inyamaswa ya 4 iteye ubwoba, y'inyamaboko n'imbaraga byinshi cyane. Yari ifite imikaka minini y'ibyuma, iconshomera ibintu irabimenagura, ibisigaye bisiribangisha amajanja yayo. Nta bundi bwami bwasimbuye ubwami bw'Abagiriki, ni ubwami bw'Abaroma. Ubwami bw'Abaroma bwategetse were muri 168 imbere ya Kristo, burakomeza. Tuza kubona ariko ubu bwami bumumbiye hamwe bwaragejeje muri 476 nyuma ya Kristo. Ariko nkuko twabivuze ubushize, ntabwo ubwami bwa Roma bwasenyutse burundu, ahubwo bwaje kwigabanyamo amami 10, na n'uyu munsi niyo afite vora. N'ubundi ubwami bwa Roma nibwo bukiri ku butegetsi, ariko bwarigabanijemo amami 10. Ubwami bwibumbiye hamwe bwarangiranye n'umwaka wa 476 ubwo ababarobare bazaga gutera. Tubwiwe amakuru y'ingenzi muri murongo wa 7 yuko iyi nyamaswa yari ifite itandukaniro n'izindi nyamaswa zose zayibanjirije, kandi yari ifite amahembe 10. Ayandi nando makuru akomeye cyane dukwiye kumenya, ariko reka nongeye nsubire mu murongo wa 7. Hanyuma y'ibyo nitegereje mu byo neretswe nijoro, mbona inyamaswa ya 4. Iyi nyamaswa ntabwo yavuzwe izina nshuti zanjye, ahubwo Daniel yabonye iteye ubwoba, ari inyamaboko n'imbaraga byinshi cyane. Yari ifite imikaka minini y'ibyuma, iconshomera ibintu irabimenagura, ibisigaye bisiribangisha amajanja yayo. Ariko yari ifite itandukaniro n'izindi nyamaswa zose zayibanjirije, kandi yari ifite amahembe 10. Igihe umugaragu w'Imana, umumarayika w'Imana yaraje gusobanura ubuhanuzi, umurongo wa 24 tubwira ngo ukize, kandi ayo mahembe 10 muri ubwo bwami hazakomokamo abami 10. Ayo mahembe 10 n'ubwami buzakomoka muri na mama azakomoka muri bwa bwami, no kwigabanya kwa bwa bwami. Tuzi byabaye rero, twabivuzeho n'ubushize ko muri 176 ubwami bw'ibumbiye hamwe bw'Abaroma bwatewe n'ababarubare, inyeshyamba, maze zibucamwe ibice. Haboneka abanglo-saxon, haboneka abafaransa, haboneka abaramani, haboneka abarombari, haboneka abasirogote, ababurugandi, abaheruri, abawiskoti, abaswevi n'abavandari. Maze ayo mami 10 aragenda ashwanyaguzamo bwa bwami bwari bwibumbiye hamwe bw'Abakayisari, ubwami bw'Abaroma. Inyamaswa iteye ubwoba, inyamaswa iteye ubwoba, kandi ngo ni inyamaswa y'inyamaboko, iconshomera, ikamenagura. Twarabibonye yuko yajanjaguye n'umwana w'Imana bamubambika Karuvari. Ibyaranze inyamaswa biteye ubwoba cyane. Abayuda babayeho muri icyo gihe nibo batubarira amateka yabyo. Uzasome ubutumwa bwiza uzareba ukuntu ingingo y'Abaroma yari iri mu bwonko bw'Abayuda mu buryo budasanzwe. Bari bafite umusoro witwa Pax Romana, amahoro ya Roma, basoresha bidasanzwe ku buryo abasoresha bari ibivume bitemewe no kugera mu rusengero. Urumva ko Roma yatwazaga igitugu cyane mu buryo budasanzwe. Roma yatwazaga igitugu cyane. Murongo wa 8. Nitegereje ayo mahembe, mbona muri yo hameze irindi hembe ritoya, imbere yaryo hakurwa amahembe 3 mu yari asanzwe, kandi kuri iryo hembe mbonaho amaso asa n'ay'umuntu n'akanwa kavuga ibikomeye. Nshuti yanjye, umugambi ni wo kugera muri iki gihe cyacu. Umugambi no kugera aho ubutegetsi buri mu maboko y'ihembe ritoya. Twarabibonye ejo tureba ibyishushanyo cy'inyamano, iby'igishushanyo Nebukadinezari yarose, yuko cyari gifite
amano 10 nacyo. Ariko ntabwo bigeze batubwira yuko hari amano 3 yaba yaracitse maze hakaza kumera irindi no. Ariko hano none ko ubuhanuzi bugomba kugenda turushaho kwagura tukamenya ibihe turimo ibyari byo, baduhaye amakuru akomeye cyane yuko ayo mahembe muri yo hameze irindi hembe ritoya kandi rimeze, imbere yaryo hakurwa amahembe 3 mu yari asanzwe, kandi kuri iryo hembe hariho amaso asa n'ay'umuntu, ndetse iryo hembe ryari rifite n'akanwa kavuga ibikomeye. Ndagira ngo nkubwire iki ngiki, ndagira ngo nkubwire yuko aya magambo tuzayasuzuma twitonze ejo twiga iby'iri hembe ritoya, kuko ni ikindi gishyashya kinjiye mu buhanuzi bwa Bibiliya tutari twabonye ejo. Mbese iri hembe bisobanuye iki? Ntabwo nshaka gutwara igihe umwanya kubera yuko twajya muri byinshi cyane. Tuzareba imiterere y'iri hembe mu buryo bwuzuye ejo. Murongo wa 9, komeza kwitegereza kugeza aho bashyiriyeho intebe z'ubwami. Haza umukuru w'ibihe byose aricara, imyambaro ye yeraga nka shelegi, kandi umusatsi we wasaga n'ubwoya bw'intama bwera. Intebe y'ubwami bwe yasaga n'ibirimi by'umuriro, kandi inziga zayo zasaga n'umuriro ugurumana. Imbere ye hatembaga umuriro udumbagiza baramukoreraga, kandi inzovu bari bamuhagaze imbere. Imanza zirashingwa, ibitabo birabumburwa. Uwo mwanya ndangarira rya hembe ryavugaga amagambo akomeye. Nkomeza kwitegereza aho nyamaswa yiciwe, umubiri wayo urarimburwa, igatabwa mu muriro, igatwikwa. Za nyamaswa zindi zinyaga ubutware bwazo, ariko zirekerwa ubugingo bwazo kugira ngo zimare igihe zitegetswe kumara. Hajemo noneho n'ikibazo cy'iki, n'ikibazo cy'urubanza. Ariko aho kugira ngo akomeze kumva iby'ubucamanza, ahita arangarira ihembe ryavugaga ibintu bidasanzwe, ibintu biteye ubwoba kandi bikomeye. Urumva yuko iri hembe ryanongera ririvuga, rirogoya gahunda y'ubutabera, maze Daniel ahita ajya gushidukira kwitegereza. Mbese iri hembe ni bwoko ki? Ihembe rifite akanwa nk'ak'umuntu, ihembe rivuga ibintu bikomeye cyane, amaso nk'ay'umuntu n'akanwa kavuga ibikomeye. 13, hanyuma nkitegereza ibyo neretswe nijoro, mbona haje usa n'umwana w'umuntu aziye mu bicu byo mu ijuru. Aza mu mujyi umwe, asanga wa mukuru nyir'ibihe byose, bamumugeza imbere, nuko ahabwa ubutware n'icyubahiro n'ubwami, kugira ngo abantu b'amoko yose y'indimi zitari zimwe bajye bamukorera. Ubutware bwe n'ubutware bw'iteka ryose butazashira, kandi ubwami bwe n'ubwami butazakurwaho. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Amagambo akurikira batubwira ibyo gusobanura inzozi za Daniel, atubwira ahabwa ubusobanuro bwimbitse bw'ibyo yarose. Murongo wa 15, reka tubanze twumve mbere yuko dutandukana amarangamutima y'umuntu w'Imana. Yewe Daniel, ibyo neretswe bintera agahinda mu mutima, birambabaza cyane. Nyuma negera umwe mu bari bahagaze aho, mubaza amashira kinyoma y'ibyo byose. Arabimbwira, nsobanurira impamvu zabyo. Ati izo nyamaswa nini uko ari enye nibo bami 4 bazaduka mu isi, ibyo twabibonye. Ariko abera bisumba byose bazahabwa ubwo bwami, babuhindure ubu bwabiteka ryose. Biratangaje ubusobanuro marayika atanze ubusobanuro buri concise, bugufi cyane, buri summarized mu buryo buteye ubwoba. Aravuga ati izo nyamaswa nini uko ari enye ni abami 4 bazaduka mu isi, ariko abami bose bazaza gusimburwa n'iki? N'ubwami bw'Imana Data wa twese, bw'umwana bwa Yesu Kristo. Abera bisumba byose nibo bazahabwa ubwo bwami, babuhindure ubu bwabiteka ryose. Ashyiraho akadomo. Dushimire Daniel kuko yari umuntu ukunda ibyanditswe bye, ashaka gusobanukirwa, ashaka kumenya buri ngingo, yibaza ngo mbese ibi byo bisobanuye iki. Murongo wa 19, mbera ko nifuza kumenya amashira kinyuma y'ibinyamaswa ya 4 itasaga n'izindi zose. Izindi nyamaswa ntabwo yazitayeho, ahari yarasobanukiwe n'ibyanavuzwe mu gihe cyashize, abwirwa inzozi Nebukadinezari yari yarose n'ubusobanuro bwazo, anabisobanura neza ko hari abantu bazagenda ubwami buzagenda busimburana. Ariko yitegereje ubwami bwa 4, inshuti zanjye, ubwami buyoboye muri iki gihe, bimutera kwibaza ibibazo. Aravuga ati nifuza kumenya amashira kinyuma y'ibinyamaswa ya 4 itasaga n'izindi zose. Yari ifite ubwoya cyane, yari iteye ubwoba cyane bitavugwa, ifite imikaka y'ibyuma n'inzara z'imiringa, ariyo yaconshomeraga ibintu ikabimenagura, ibisigaye ikabisiribangisha amajanja yayo. Kandi nifuza kumenya iby'amahembe 10 yari ku mutwe wayo, n'iby'irindi hembe ry'amezi 3 asanzwe akarandurwa imbere yaryo, ariyo rya hembe ryari rifite amaso n'akanwa kavuga ibikomeye, ryarushaga ayandi gukomera. Maze mbona iryo hembe rirwanya abera ryenda kubanesha. Andi n'andi makuru agiye kutubwira ibyo yeretswe. Yabonye iryo hembe rirwanya abera ndetse ryenda kugenza gute? Kubanesha, kugeza aho umukuru w'ibihe byose yazi agatsindishiriza abera bisumba byose. Igihe cyasohora abera ahabwa ubwami.
ibyo yifuje kumenya mu buryo budasanzwe, kandi yifuza ko nawe wakwifuza kubimenya mu buryo budasanzwe, kandi ejo tuzabyumviramo tubicukumbure neza. Ariko reka twumve ubusobanuro marayika yatanze. Maze wa wundi arambwira ati iyo nyamaswa ya kane izaba ubwami bwa kane ku isi, kandi buzaba budasa n'ubundi bwami bwose, buzacocomera isi yose buyisiribange buyimenagure, kandi ayo mahembe 10 muri ubwo bwami hazakomokamo abami 10. Hanyuma yabo hazaza undi mwami, ariko we ntazaba asa n'abo ba mbere, kandi azanesha abami 3. Uyu mwami uzaba udasa n'abandi, ubwami buzaduka muri abo ngabo ariko udasa n'abandi. Uwo niwe uzavuga ibyo kugomera isumba byose, kandi azarenganya abera bisumba byose. Azigira inama zo guhindura ibihe n'amategeko. Ndagira ngo nongeye nkubwiye ko iyi ngiyi ari umugambi w'iyi platform yo kumenya amategeko y'Imana yariyo. Erega ruwaje kwigira inama zo kuyahindura. Umuntu ajya yibaza ngo ninde wabikoze? Igice cya 7 kizabitubwira, ejo tuzabijyamo tubisesengure, tumenye amashira kinyoma y'ibyiri hembe ritoya. Murongo wa 26 25, azigira inama zo guhindura ibihe n'amategeko, bizarekerwa mu maboko ye kugeza aho igihe n'ibihe n'igice cy'igihe bizashirira. Hanyuma urubanza ruzashingwa, bazamunyaga ubutwari ngo bamubareho, burimburwe kugeza ku mperuka. Maze ubwami n'ubutwari n'icyubahiro cy'ubwami bwose buri munsi y'ijuru bizahabwa ubwoko bw'abera bisumba byose. Ubwami bwayo n'ubwami buzahoraho iteka, kandi ubutwari bwose buzajya buyikorera buyumvire. Ubwo nibwo bwami nifuza kubamo, nibwo nkurarikira kubamo. Ejo tuzasuzuma mu buryo bw'umwihariko iby'inyamaswa ya kane, ariko nayo ntabwo tuzayitindaho, ahubwo tuzirebera iby'ihembe ryameze kuri yo, maze 3 muri yo agahita arandurwa. Aho ngaho niho tuzatinda cyane. Abo ngabo iryo hembe ryaje kwibasira ubwoko bw'Imana, iryo hembe ryakuyeho amategeko y'Imana, ngo ryarabarwanije ndetse bisa nkaho ryenda kugenza gute, ryenda kubanesha. 28. Ayo magambo agarukiye aha. Ariko jyewe ubwanjye Danieli, ibyo natekereje bimagarika umutima cyane, bituma amaso yanjye yahinduka ukundi, ariko mbika iryo jambo mu mutima wanjye. Ndagira ngo nkubwire yuko ubuhanuzi bwerekeranye n'igihe turimo, ubuhanuzi Danieli yabweretswe muri iyo myaka myinshi cyane isize, maze bimutera guhinda umushyitsi, abura intege, agira ubwoba bumuhagarika umutima. Mbese kubera iki abantu b'uyu munsi nta kibagagaritse umutima? Mbese kubera iki tudafite amaso yo kureba ngo tumenye ibiyenda kubaho? Mbese kuki tutabona ibiri kuba ku isi? Mbese kuki nta myiteguro ifatika dufite yo kwitegura umwami wacu? Nshuti zanjye, reka dusoreze ahangaha muri aka kanya. Ndakurarika mu izina rya Yesu ngo ejo uzabane nanjye, ducukumbure twitonze, dushimikiriye, ngo twumve icyo Imana ishaka ko tumenya kirekeranye n'iyi minsi y'imperuka. Kristo ari hafi kuza kwimika ubwami bwe. Turabona ko nta kindi kigomba gukurikiraho, nuko ubwami buzahabwa ubwoko bw'abera, kandi umwami Yesu niwe uzaba ari umwami w'ubwo bwami. Ariko bizabanzirizwa no gukora kwa Satani mu buryo budasanzwe, bizabanzirizwa n'ubwami bwajyanijwe n'ubw'agahembe gato kagerageje gukuraho amategeko y'Imana, gahindura ibihe, karwanya abera ndetse kenda no kubanesha. Twakomeje kuvuga iby'akarengane k'abana b'Imana, kwari warakariye umugore aragenda ngo arwanya mu rubyaro rwe basigaye bitonda amategeko y'Imana, kubera yuko hari wagenje gute ushaka kuyakuraho. Danieli igice cya 7 kidufitiye amakuru akomeye cyane. Soma amagambo nshaka gusoreza mu Baheburayo igice cya 10:37, n'isezerano rikomeye cyane twiziritse abana b'Imana. Haracyasigaye igihe kigufi cyane, kandi uzaza ntabwo azagenza gute, ntabwo azatinda. Igihe gisigaye ni kigufi, kandi njye nawe twadukwiye kugira imyiteguro. Ndakwinginga cyane, ejo uzabane nanjye mu gihe dusesengura dushaka kumenya amashira kinyoma y'iby'inyamaswa ya kane ndetse n'ihembe ritoya. Niko gusenga ngusaba cyane, kandi mu mazi zadushoboze kugera muri uwo mwanya. Reka mbere yuko dutandukana dushimana yabanye natwe, kandi dusaba ubwenge kugira ngo turusheho kunguka ibya Yesu. Ijambo ry'Imana riraryoshye cyane nshuti zanjye. Sinzi niba baryohera nkuko nanjye bindyohera, ariko ndifuza ko bikuryohera cyane ukinjira mu bushakashatsi bwo kunezerwa Imana Data wa twese yadukunze cyane ikaduha ibyanditswe byera, ngo tumenye aho turi kuva n'aho turi kujya, tumenye aho duhagaze uyu munsi. Umva, duhagaze ku nkombe, duhagaze ku mwaro w'inyanja, turenda kwambuka. Imana igufashe utaza gusigara. Reka dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Tugushimiye ko ijambo ryawe ribumbuwe, tugasobanukirwa ibintu bikomeye. Tubonye amateka y'ibyabayeho uhereye muri 606 kugeza uyu munsi turimo,
kandi tuzi yuko uri hafi kwimika ubwami bushya, ubwami buzatsembaho byose nk'uko wakomeje kubidusobanurira. Tweretse yuko wari waje maze yigira inama zo guhindura amategeko yawe, yigira inama zo guhindura ibihe, maze yemeza kurwanya abera ndetse ngo yendaga no kubanesha ku buryo byateye ubwoba Danieli. Mbese bisobanuye iki kuri twebwe? Ntabwo turahinjira ngo tuhimbike neza. Watubwiye iby'urubanza ko imanza zaje gushingwa maze zikitegereza ibiri kuba ku isi, hagafatwa imyanzuro. Byanze bikunze isa nka ya yindi yafatiwe muri ya Babuloni ya kera, muri cya cyumba Belushazari yari yanywereyemo. Uri hafi gufata imyanzuro, ubwoko bw'abera bugahabwa ubwami. Ugiye kuba mu bwoko bw'abera, ugiye kwitegura kwinjira mu bwami bushya bwa Yesu Kristo. Uduhe imyiteguro ikwiriye. Turagusaba cyane ukomeze kubana natwe muri ibi byigisho. Turi kwiga ibintu bikomeye, ndetse bamwe iyo babyumvise bararakara, bikabatera umutwe kandi byari umugisha kubimenya. Buri wese woroshye umutima we, mukundisha ibyanditswe byera, ngo anezezwe no kubigenderamo no kwishimira agakiza waturonke muri Kristo Yesu. Ubuntu bwawe bukomeze kudutwikira, imbabazi zawe zikomeze kuba kuri twe, uburinzi bwawe bukomeze kutubaho kugira ngo turindwe imyambi ya Satani. Niko gusenga kwanjye nisabira na buri wese uneze amatwi, mu izina ry'Umwami wa Yesu Kristo.